hari amakuru meza uyu munsi wa none isi yose yamaze kwakira, kuko abantu benshi mu bajene iyo ubabajije, reka twumve nk'urugero nk'uyu mujene kugira ngo babwire amakuru meza yamaze kumenyekana. Wumve uru rugero. Si niki kintu kiboa ku ruhande rwa cyangwa se ubona kibishyise gituma itaryoha nk'uko yakabaye iryoha. Uyu mujene bari bamubajije ngo niki gituma nyine ubona isi gituma isi itaryoha, nyine itaryohera abayituye iyo urebye uyu munsi wa none. Ndagira ngo mve igisubizo yatanze. Sida. Gituma itaryoha nk'uko yakabaye iryoha. Sida. Uyu mujene yumva ko sida iri mu bintu bituma ngo isi itamuryohera, ubwo nta wamenya impamvu. Gusa uyu munsi wa none yaba uyu ndetse n'abandi benshi bameze nkawe bavuga ati sida iri mu bintu bituma isi itaryoha, iri kwica abantu, bigenda uku n'uku. Ariko uyu munsi wa none hamaze kuvumburwa imiti igomba gukumira sida ku buryo nta muntu uzongera kwandura sida. Iyo miti imeze ite rero? Nibyo tugiye kwinjiramo. Kuva sida yatangira kugaragara mu mwaka w'1981, sida ikagera ku isi igatangira kumara abantu, ikica abantu, n'uyu munsi wa none sida uyu munsi yabonewe umuti urenze indi miti yose yari yarigeze ikorwa. Ubundi iyo bababwiye ngo mwirinde sida cyangwa se ngo mwirinde sida, mugerageze mwirinde sida, nuko sida ari mbi nyine yica ubuzima, nako murabizi ibyo sida ikorera ubuzima iyo bugezemo. Ariko noneho buriya gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubuzima, cyangwa se ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ritangaza ko mu mwaka w'2030 muri make harabura imyaka nk'ine n'igice, harabura imyaka 4 n'igice ngo iyo gahunda yashyizweho n'uyu muryango w'ubuzima w'umuryango w'ubumwe bw'abibumbye. Yatangaje ko mu mwaka w'2030 harabura imyaka mike cyane, n'imyaka itagera no kuri 5, ko nta kirego gishya cyangwa se nta muntu mushya uzongera, nta bwandu bushya, reka tubyite ubwandu bushya, nta bwandu bushya bwa sida buzongera kuba ku isi. Iyo niyo gahunda bihaye. Muri make urumva ubashije kwirinda sida, ukagerageza rwose ukirinda, ugakoresha agakingirizo cyangwa ukifata, natwe twarifashe, ukagerageza ukirinda sida. Mu mwaka w'2030 nuko isi yiyemeje ko nta bwandu bushya cyangwa se umuntu uzongera kwandura sida kuri iyi si ngo bapfe kubyemera, keretse byaciye mu nzira igoranye cyane itabaho. Muri kano kanya isi yose iri kwishimira intambwe igezweho mu rwego rwo kugira ngo sida icibwe ku isi burundu. Ikigo cyitwa The Food and Drug Administration cyangwa se FDA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwemeza umuti cyangwa se n'ubwoko bw'umuti bagutera kabiri mu mwaka ku buryo utazigera wandura sida. Umuntu bateye izo nshinge ebyiri mu mwaka ntago ashobora kwandura sida. Nibwo buvumbuzi bwamaze gusohoka, byemezwa na FDA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isi yose irabyemeza ko uwo muti ukora kandi uwo muti ari uwa nyawo. Ni umuti wakozwe, abantu benshi bakomeje kubona ni umuti witwa ngo ni lenacapavir, niryo zina babaye bahaye uwo muti wakozwe, cyangwa se ni umuti uri mu gacupa, twa ducupa bajomba mu rushinge ubundi bagatera umuntu. Uwo muti bawise ngo ni lenacapavir. Uyu muti wakozwe na pharmaceutical company yitwa Gilead, cyangwa se Gilead musanzwe muyibona. Iyo company yakoze uyu muti yatangaje ko uyu muti ufite ubushobozi 100%, ntabwo ari bya bindi ngo ni 80%, 90%, oya, 100% k'uyu muti iyo baguteye inshinge ebyiri mu mwaka udashobora kurwara sida. Bagutera urushinge rumwe, hashira amezi 6 bakagutera urundi, umwaka ugirwa n'amezi 12, nta sida wakwandura. Nibwo bwa mbere hagaragaye ubushakashatsi buhambaye bushobora kuba bwakumira sida kuri uru rwego kuva igihe sida yabereyeho guhera mu mwaka w'1981 kugeza uyu munsi wa none. Ikigo WHO cyangwa se World Health Organization cyamaze gutangaza mu nyandiko cyasohoye gishyigikira cyishimira uyu muti, kivuga ngo turi gukorana n'abafatanyabikorwa n'ubuyobozi bw'ibihugu kugira ngo uno muti bita lenacapavir ubashe kugera ku baturage, by'umwihariko abawukeneye cyane kurusha abandi, abari buno muti ugeraho bwa mbere. Muri make uyu muryango bita OMS cyangwa se uyu muryango ushinzwe ubuzima w'umuryango w'abibumbye cyangwa se igice cy'umuryango w'abibumbye wamaze gutangaza ko ubwo uyu muti ushobora gukumira ubwandu bwa sida ku buryo umuntu atakongera kwandura sida. Uyu muti ngo bari gukorana n'abayobozi b'isi, bari gukorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo uyu muti babanze bawuhe abawukeneye cyane. Abawukeneye cyane rero ni bandi uno muti bagiye kuwuhabwa mbere. Abawukeneye cyane ntabwo ari biriya bihugu byateye imbere muzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biriya bihugu bikungahaye, n'ubundi biriya nta sida igikunda kuhavugwa. Kubera iki? Uyu muti abantu bawukeneye ba mbere bavuzwe bagiye kubanza kuwuhabwa ni abantu banakoreweho ubushakashatsi bakabireba ko uyu muti ukora. Abo ngabo nabo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aho ngaho uyu munsi tuvugana
n'u Rwanda niho rubarizwa. Buriya ku isi, iyo urebye ku isi yose, abantu ba mbere barwara sida, ahantu hambere sida yica abantu, ahantu ubwandu bwa sida bwataka abantu byihuse, ni muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Biriya bihugu byo hejuru nyine bitarimo munsi y'ubutayu bwa Sahara, bino bihugu murabibona biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, kumanuka kutugeraho, kumanuka kugera za South Africa, abo ngabo nibo bantu ba mbere bafite sida, cyangwa se niho hantu hambere ku isi sida yiganje cyangwa se yica abantu benshi, hari n'ubwandu bwinshi. Aho ngaho rero uyu muryango wavuze ko ari bo bantu bari buze gutangira guhabwa uno muti, barahira kuri abo ngabo bawukeneye cyane, ari bo mwebwe muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ndetse bakomeje baganira bavuga bati uyu muti wabanje gukorwa, baravuga ati tugiye kuwusuzuma noneho turebe ko uyu muti koko wabasha gukumira sida. Barangije baza muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ntago birinze gutangaza igihugu bagiyemo, wabona ari ninaha kuko natwe buriya turi mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara n'ibindi duturanye, ibindi bihugu byose. Ngo barangije baza gupimira ku bana b'abakobwa, ngo bapimiye ku bakobwa abakobwa b'abangavu bamaze gukura nyine, barangije bapimira ku bagore kugira ngo barebe ko uno muti ushobora kuba koko wabasha gukumira sida. Basanga ngo uyu muti urakora neza 100%. Babwo iyo bapimiye ku muntu nyine banabahuza n'abanduye cyangwa se n'ibikina sida bakaba bayigutera, bagasanga iyo sida nta ngaruka igize mu maraso yawe. Ndetse bikanavugwa ko ngo muri ibyo bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara byandura sida cyane, cyangwa se hagaragara sida nyinshi kurusha ahandi ari hose ku isi, bivugwa ko ngo abantu benshi bandura sida ari igitsina gore kurusha abagabo. Ahandi ha kabiri rero bakeneye uno muti kurusha ahandi, ni ahandi hantu hagaragara ubwandu bwa sida. Aho hantu ngo ni muri Amerika, Amerika yo hepfo, ariko by'umwihariko ngo ni bo bagiye mu cyiciro noneho cy'abatinganyi. Buriya abantu ba mbere bihutisha sida yandura kurusha abandi byihuse cyane, ni muri bano bantu baryama n'abahuje ibitsina. Sida ngo iranyaruka by'umwihariko cyane, babandi ngo busanga umugabo n'umugabo mugenzi we ngo niki bari abantu ngo sida irihuta cyane. Iyo umwe yanduye n'abantu byoroha cyane kuba wakwandura sida. Buriya ngo umugore mushobora guhura arwaye sida, ngo umugabo ugasanga hari n'igihe wenda uyirokotse ntabwo uyirwaye, ariko bari abantu baryama n'abahuje ibitsina, nawe fenomene nyine irimo urayumva ituma ubwo bwandu bwa sida buhita bwihuta cyane. Abandi rero abantu ba kabiri ngo babonye ko bakeneye imiti kurusha abandi, ni babandi baryama n'abahuje ibitsina, nibo bahise bajyanamo, nibo bari gutekerezwa, nabo bakoreweho ubushakashatsi, ariko ni nabo bantu ngo bazahita bitabwaho cyane mu guhabwa ino miti mu ba mbere. OMS yakomeje itangaza ngo iyi miti kugira ngo igere hirya no hino ku isi biri kudusaba ko dukorana n'amaguverinoma menshi buriya akomeye, cyangwa se bya bihugu by'ibihangange bijya byitanga buriya amafaranga y'inkunga, ugasanga hari imiryango yitanze inkunga, hari abafatanyabikorwa, buriya hari abantu babagira neza, ubusanga hari ibigo bishinzwe gufasha abantu nk'abo barwaye gusa, cyangwa kugerageza gufata imiti bakayigeza mu bihugu bikennye. Amafaranga yavuye muri ba bakire, ujya ubona nk'abakire umwe aritanze undi aritanze. Abo bantu rero bari gusabwa kwitanga amafaranga menshi, n'ibihugu byinshi biri gukorana na OMS kugira ngo bagure iyo miti babashe kuyigeza ku bantu ba mbere bayikeneye kurusha abandi. Ni muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, n'u Rwanda ubwo rurimo, ndetse by'umwihariko bakayijyana no mu bantu bakunze cyangwa se baryamana n'abahuje ibitsina nk'ibyo nabo bafite. Abo bantu nibo ba mbere ngo bagiye gutangira guhabwa iyo miti. Indwara ni indwara yahangayikishije isi cyane, by'umwihariko cyane ko ari indwara iba mu bintu abantu benshi bakunze guhuriramo bagakora. Urumva ni indwara mbi cyane, ndetse ikaba indwara idafite umuti, ni indwara itari ifite umuti. Gusa nanone ntirabonerwa n'urukingo rwemezwe ngo ni urukingo. Gusa hari uburyo bwari busanzwe buriho muri biriya bihugu hirya no hino, sinzi nimba naha bwarahageze, ntabwo ndabyumva, menyera uko ntarabaza amakuru, ariko hari uburyo bwari busanzweho hirya no hino ku isi abantu bakoreshaga kugira ngo birinde sida. Ngira ngo ukibona nk'abazungu baje muri bino bihugu bya Afurika, baje hirya no hino, ugasanga abantu bari kubwira ati ko muri kuryamana mudakoresheje ubwirinzi bw'agakingirizo ubwo babanduje, bakavuga ati twe hari ubundi bwirinzi dukoresha, ugasanga bari kumanukiraho. Ubwirinzi ngo bari busanzwe ubundi ku isi bukoreshwa bwari buzwi, ni ikinini, hari ibinini abantu banywa, ariko ibyo binini bigusaba kubinywa buri munsi, nicyo kibazo cyabyo. Tuvuge nimba uvuga ngo ugiye kujya muri izo nzira zo kwiyandarika, aho ushobora guhura n'umuntu akakwanduza sida, ni ibinini usanga umuntu yabyukaga akanywa kanini kamurinda sida, avuga ati uyu munsi nimura n'umuntu ntabwo ari buze kunyanduza. Ni ibinini bisaba kubinywa buri munsi, mbega ubinywa buri munsi, urumva kari karimo akazi kenshi cyane. Ushobora gusiba kukinywa ugahura n'umuntu akaba yakwanduza, nicyo kibazo. Rero uyu munsi wa none habonetse noneho inshinge noneho bazajya bagutera kabiri mu mwaka, ku buryo
buryo nta hantu wahurira na sida kandi iyo miti ikaba yizewe 100% kiri buze kukurinda ubwandu bwa sida. Gusa ibi ngibi nanone nubwo wenda izi nshinge bagutera kabiri mu mwaka zamaze kugaragara zigiye gutangira gushyikirizwa abantu bazikeneye hirya no hino ku isi, harimo ubushakashatsi bwinshi bugikomeje ku buryo umuryango w'abibumbye biyemeje ko mu mwaka w'2030 harabura imyaka 4 n'igice ndakeka n'imyaka 5 ntayirimo ngo nta bwandu bushya ku isi buzaba bugihari bwa sida. Mbega bya bindi umuntu twavugaga ngo ubwandu bushya, ejo hari umuntu wanduye, hari abantu 10 banduye, ngo yubaze mu mwaka mu Rwanda wenda umubare uyu n'uyu ngo ku mwaka bandura sida cyangwa se ku isi, ibyo ngibyo ngo barashaka ko bizacika ku buryo mwaka w'2030 n'ejo bundi mube mwifata, mwirinde, mukoresha agakingirizo, mwifate cyangwa mwirinde kugenda mujarajara hirya no hino, ubanze munipimishe, mwipime umenye uko muhagaze mbere yuko mujya muri ayo ibyo bintu byanyu bari nazi ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo bashije kwirinda mu mwaka w'2030 uyu munsi wa none ubanje ukabanza ukipima ukamenya kuri muzima, wabasha kwifata byibura ugategereza, urumva ko amahirwe menshi ari kugenda aza, kuko byabebaje kuzabona imiti nk'iyi ngije, ibisubizo n'inkingo n'ibiki byose biri kuza bivura sida, bigasanga n'ubundi weho waramaze kwandura ubuzima bwawe bwose, n'ubundi ukazabumara unywa ya miti, uhora yanywa ya miti, kandi n'ubundi iriya miti ntabwo bisobanuye ko 100% nta kintu cyakwangirika n'ubundi ngo ibe yagukubita hasi. Muri make mwirinde, mwifate, uko musunika imyaka mwirinda mwifata, niko mu myaka iri imbere mushobora kuzaba mumeze neza, n'ubundi iyo sida ntayigihari. Sida ni indwara ikiri kwica abantu benshi cyane ku isi, kuko ninkubwira ngo urabona nko mu mwaka w'2023 n'ejo bundi ino miti igabanya ubukana bwa sida yakwiye hirya no hino, ahantu hose irahari hirya no hino ku isi, ariko babaze ko mu mwaka w'2023 ntabwo ari kera n'ejo bundi abantu basaga 630 bishwe na sida. Naho ubu ngubu ibintu bisa nkaho byanagabanutse kubera imiti igabanya ubukana yagiye iboneka hirya no hino, ariko ngo hari imyaka yageze ubwo sida yari iri guca ibintu, cyagiye bavugaga ngo sida iri guca ibintu bataramenya niyo ariyo, bataranayisobanukirwa, abantu benshi babyita ngo ni amarozi, abandi bakajya bavuga ngo ni sirimu, batarabisobanukirwa neza ibyerekeranye na sida. Cyagiye sida yari iri kumara abantu n'imiti bataramenya ibyayo. Icyo gihe bivugwa ko ngo muri ibi bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, 1/2 cy'abantu bapfaga mu bihugu byose biri munsi y'ubutayu bwa Sahara ngo babaga ngo bishwe na sida. Kwa kunda abantu bapfa ngo 1/2 cy'abapfuye burya, cyangwa ku munsi abantu bapfuye ku munsi, icyo gihe ngo babaga bishwe na sida. Ndetse bakakubwira ko icyitwa ngo ni HIV abantu babana nayo cyangwa se bayifite ku isi ubu tuvugana bagera kuri miliyoni hafi 40 z'abarwayi ubu bwandu. Ko gahunda yatangiye ndetse OMS iri kugerageza gukorana n'ibindi bihugu n'abandi bose babafasha kugira ngo imiti igende igera hirya no hino, by'umwihariko urumva ko iyo miti iri buze guhera muri bino bihugu n'ubundi biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Reka dutegereze iyo miti ubwo izatangira kugenda igera mu bantu. Gusa ino miti itandukanye n'urukingo, izi ni inshinge bagutera kabiri mu mwaka, ntuze kubyitiranya. Bivuze ngo ushobora kwiteza urushinge rumwe mu mezi 6, andi 6 ukagotwa, batarugutera ugashiduka wanduye. Urumva ko n'ubundi haracyarimo akazi, kuko iyi ndwara n'ubundi ikomeje kuba imbogamizi cyane. Reka babwire ngo mwibuke kwirinda, gukoresha agakingirizo no kwifata kuba bishoboye, ibintu byo kutagenda muca inyuma bo mwashakanye, biriya bintu byanyu byo kugenda mucaho mubonye hose nabyo mubyirinde, kuko ushobora gushiduka uzanye iyi ndwara ukayikwirakwiza mu muryango. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze n'ibindi biganiro.